Nk'abantu mwe rero ngiye kubereka ishyano ryaguye kuri live mu ijoro ryashize. Rero byagenze gute? Yari umwana w'umukobwa wari uri live ndetse arangije ahamagarwa n'umusore ari live, ariko ibyabaye nkubwije ukuri ntabwo wapfa kubyizera. Ahangaha murabona ko yari ari live kuri TikTok, ariko noneho mbere yuko uyu we tumugeraho ngiye kubereka noneho wakasamutwe wateye abantu ubwoba watitije TikTok yose. Reka noneho ndeke kuvuga amagambo menshi, ahubwo noneho mwumve ibintu byahise biba muri ako kanya, muri buze gutungurwa ndetse munumirwe. Ikindi ndashaka comment zanyu kuri iyi ngingo, wumve ibyo barimo. Reka ntangire. Ari mbona nta n'umugore ufite nta n'umwana, umunsi wasohoyemo nk'umwana ukarongora ugaswera amasohora agasohoka arimo inanga y'umwana, uzasigara umeze ute? Noneho we wararongoye amasohora arasohoka. Wumva njye nararongowe ndanarongororwa. Imayi sha nawe urakabije ndagase. Ariko ubundi nkwiyereke kugira ngo undebe. Nyiyereka ndebe se. Sha nawe ibintu uri kuvuga ariko ntabwo bijyanye na, nubwo ari live ntabwo ari ngombwa ko wakayikoraho. Ohoya ngo ntabwo ari ngombwa, ahubwo se nanayikoze yakorana. Reba ufite, reka mbanze ndebe hoya reba ufite followers 1235 kanyo ko ukoze live n'abantu 5 banazaho. Ahubwo rekana nakumanure bere kugomya bagufollowing umubare utiyongera. Ngwire gukora live. Reba abantu bose bateranye baje kureba Diane, cyamamare Diane, none ngo kanyine ngo nago ngwire gukora live. Genda uyikore ufite followers 1235. Turebe ko hari n'abatanu bazo kumanyoko. Ibintu ni ibitutsi na tapu zabyo ngo nimbazamure, nibakazamuka ikuzimu ndabazamura se bagiye gukora iki? Iyi pano ni ibintu by'ibirimagizi bitazi biva niyo bigana. Kanitapingire nanone rata n'ubundi. Iyi pano ntago ari ibirimagizi bitazi ibyo bikora. Nta share nta tapu nta n'iki ngo komete z'ibitutsi murakazirari. Ahese we wa mundu we ibiki n'akarevo karimo ziba wowe uri n'agakene. Sagize ngo hari umuntu muzima aza akicara ntago ari gutukana. Muri niyo bakubona ko utari umuntu muzima, uri icyo bakubonamo kuki baguma hano bakuvugisha amangambure. Niko agakene uzamutse kuri pano gukora iki? Tansubiza. Edizo wagiye. Utansubiza ra? Ndahari kabisa. Neza amatwi ndikumva. Urayitukana. Wese uraye mu biki? Ahubwo menya ndaye ndi kukureba. Uraye ndeba mu biki? Yewe. Ubu niko kazi wafashe kabisa. Hanyuma wafashe akahe kazi? Wese uragira ngo mfate akazi ko gukarisa imboro yawe nta mafaranga uhagazeho. Oya. Aho ntago ndagusubiriza. None simboro yanjye urayikarisa nigeze mbikubwira mwa. None se wowe ibyanjye birakureba. Nesabwo mbwiye ngo ndi kureba ibyawe. None uri kureba iki? Ndi kureba isura yawe wagize nk'inkobe. Wowe se yawe imeze ite ko yazanye iminkanyari? Mbona nta n'umugore ufite nta n'umwana, umunsi wasohoyemo nk'umwana ukarongora ugaswera amasohora agasohoka arimo inanga y'umwana, uzasigara umeze ute? Noneho we wararongoye amasohora arasohoka. Wumva njye nararongowe ndanarongororwa. Imayi
sha nawe urakabije ndagafe ariko ubundi nkwiyereke kugira ngo undebe nyiyereka ndebe se. sha nawe ibintu uri kuvuga ariko ntabwo bijyanye na nubwo ari live ntabwo ari ngombwa ko wakayikoraho Hoya ngo ntabwo ari ngombwa ehehe ahubwo se nanayikoze yakorana. Reba ufite wapi reka mbanze ndeba. Hoya reba ufite abaforowazi 1235 kanyoko wowe ukoze live n'abantu 5 banazaho. Ahubwo rekana na kumanura bere kugomya baguforowinga umubare utiyongera. Ambo Yambo yagiye. Sibikuye amata ku munwa. Shora ugiye kubona Ntabwo nkwiriye gukora live. Reba abantu bose bateranye baje kureba Diane icyamamare Diane none ngo kanyine ngo ntabwo nkwiriye gukora live. Genda uyikore ufite followers 1235 turebe ko hari n'abatanu bazo kumanyoko. Ubirebese Gose mugende mubikora ibyo nkora murebe ko mubishobora mwabigoge. Reba mwananiye kuryama isaha zigeze sangahe zose ni nta buriri mugira se mwese uwakagire n'igikarito ntiyakigagikaho. Nuwagira igikarito yakigangikaho. Mwaje kundeba se mwabuze ibindi mureba. Kuki mutaryamye se? Linda ariko waje kundeba wagatiniwe nawe. Bigaragare ko washyutswa ahubwo nuko nta kintu nagufasha nta kintu uhagazeho n'iryo kode wambaye wararikodesheje umunsi umwe nta nubwo ari nijya. Urumva wagatiniwe. nimba hari abasazi ba mbere. Ni abasazi bari hano muri comment. Ngwa gashino umusundi n'indi. Nawe bakuzindukiye se. Ubu ngubu ne kubera mvuze. Kubera mbise abasazi. Bitwaye iki? Bareke bakuzi. Ariko ubundi reka mbabwire. Umva se mbabwira gashya. Dia aho gututse naga baguciye amaguru. Ibyabo biba byabaratiyeho bakaza kuvumvura ubusa. ubundi ni gute wahera kuwa mbere baguswera n'ubwa kabiri bakaguswera bukunye bakiyongeza bakaguswera n'ubundi bakaguswera ninde se wabyishimira? Na wabyishimira hebe muzamura ukora iki? Ngewe umuntu muzamuye kuri pano yanjye aba afite amahirwe yo kuzamura akaunti ariko kubera ko mwaje munuka nta numwe nazamura. Buretse icyo bikora hari abantu hano baba bari niko nani bimeze gute se? baba ari ibya Umeze gute? mare nyine tuba dufite amahirwe twe wazamuye hano hejuru kabisa. mba narafashe Imana izajya iguha umugisha rata. Umvishe ko kibonye isoko mwagahambirwa. Claude Umukiriya we. Umukiriya araje. Umukiriya arabonetse. Umyutenge gusa.
kanze nisige vuba vuba sha nigire kwisweranira naho mwebwe sinzi ibyo muri uzi ko agiye buri seriye biri seri ari we ntabwo uzi kwisigara ko agiye Diane nta mikino agira nta mikino Diane nta mikino aba ahagaze buba bwafukereye niba ukigeho uzi ko hano hantu ngeze ari inyungu z'igituba cyane muri agahambira umunsi bazanyihera ibifaranga nkajya kwigurira ikibanza muzasigara murogotwa bose barogotwa ubusa umushu umeze utese uyu mushu umeze mushyashya neza banamuhamagaye karakangakuza akaba aje ariremuye wese ahubwo nta nubwo ari no kuvuga umva mujye munsomera komenti nta mwanya nifitiye ubu ngubu kadusome turakubwira ubundi ubwo bushishwa mbukobora ubaye nyina mbahe ba nyina wabaye ibirere umva gitukure koko ngo ubu ni wabaye ibirerera ni akareresi umurizo ngo nyine nawe ibaze uko aba ameze ni akareresi umurizo wumve ko njye natanigumira mu rugo bakagihamagara muri tekayo kanyoko yewe gawe bakijyana muri tekawe nta nubwo gipfa no kugenda kuko kibonye yewe data we ko bikaze werega we dore aka gasundi kanditse komenti kanuka none bayicishijemo umukato bayicishijemo umukato yewe gadeshire we nakadashire mu gashino ka ba nyina ariko ubundi reka nkubaze ubundi ugeze ku muryango w'igituba cyanjye ku bundi bwoho ntiwavugaga ubundi hari n'umuntu ureba ukabona yabujije nyina amahoro mu nda bikora ababyeyi niko Claude aba bantu ni iyihe nama wabagiye bari hano hasi bari kuyaza Diane wacu ngewe inama nabagira niba baba badashaka ko urumva Diane abatuka kuko urumva nubwo ari kwandika komenti Diane ari kubemeza rwose ari kubatama icyo bita bajya bicara barebe sibyo bumve ibyo avuga bamureke kumusembura urumva yewe niyo nama nabagira rwose uko twe turi hejuru wigeze wumva Diane adutuka wigeze wumva Diane avuga n'ibintu bibi ariko kubera komenti mbi baba bamubwira ibintu bibi bituma nabo basubiza nabi umva nzagitanga na ba se nzakibaha n'abana babo nyibahe kereka utazagikenera afitaye wasanga ugiye kanicecekere atagira umumama byabagoye bene wanyu wasanga ugiye kureba se w'uyu mukobwa uri gutukana hano navuze
ibitutsi birarangiye hakurikiyeho ibiciro. Diane yagiye mwumve yongera kubatuka. yagiye gutanga ngo ibye. Nawe umuhagaze hejuru kandi. Ayiwa yatahane twe turi mu magambo. Umva njye kuri papa bayamaye ubu ngubu nta kibazo mfite. Umva nituba hano kwa Diane turabikurikirana aho hantu nanjye ndahashaka. Umva nta kibazo uzagenda umurabure nawe aze mutemo turebye ari byo. Gusa birarya cyane man. Ese niba nta zindi mvune zibamo. Umva nta zindi mvune nta yawe ushora nk'uko uri kuri TikTok nyine tu naho ni kuba umeze. Ukareba abana yawe akinjira. Kandi ho nta nubwo biguma. Ntabwo bazi ko nuko bari gutukana ndi kwinjiza. Niyo mpamvu uri gusa n'ababoro kubareka. Ntabwo bazi ko igishoro kiri kwiyongera. Igishoro kiri kwiyongera. Kikakomeza kiyongera. Ntabwo muzi ko n'ubu ifaranga biri kwiye. Ese Diane wungukise we vamo aho ngaho. Narizi ko ndi kubwira ngo navemo kumbi niwe uri kubishaka. Yangize ngo ari kiriya gifoto yashyize. niwe uri kubishaka niwe uri kujyamo abishaka. Ngo danari cyane. Twari tukurebye. Twari tukubonye. Ninjye uri kubishaka nyine ose kujye ndi kwisiga mani waza umbaza iki. Nitsoza ngiye ndababwira ati bye bye. Dore bararambiye baratashye mutaye mwogataye kuzimu. Bagiye umunwa wari wabarenze. Umunwa bari babacometse. Ako umuntu ngo mama yaba banyweye amatsa. mama yamata. Okay. Mujya mubanza mutapinga kanyo kubundi mubona mwandika ibyo bikometi byanyu.